inzira ni ndende ibihu ni byinshi simbona imbere je mfite ubwoba ko nasitara cyangwa se nkabura ubuzima iruhande rwanjye ndahabona indi nzira icibwamo na benshi. Yesu nashimwe inshuti y'umusaraba mwene data, reka nongere nkusuhuze nkwibutsa ko turi mu kuganira uburyo ukwiye kwifata mu gihe uhuye n'ibigeragezo, kandi umwanzuro twafatiye hamwe twembi ninjye nawe nuko twiyemeje ko mu byo tunyuramo byose, muri iyi nzira tunyuramo nitugera ahantu tugasanga inzira ntibona cyangwa ni nto cyangwa ntigaragara cyangwa harijimye, ugasanga inzira yoroshye kunyuramo irimo n'abantu benshi banyuramo ari icyaha, twanzuye ko mu byo tugiye gukora mu mitekerereze yacu ni ugukora icyaha ngo twirengere. Icyo twaracyemeranije, twaravuze ngo tuzizera Imana, dupfa twamenye ko ari icyaha. Niduhura n'umukara Satani akatubwira ngo tuwite umweru ngo tubeho, tuzamuhakanira tumwese tubone umukara. Twavuze ko n'urupfu n'urushaka ruzaze, ariko tuzihanganira ibitugerageza twe gukoramo icyaha mu bigeragezo. Twasanze umuntu ageragejwe akenshi agakora ibyaha mu bigeragezo, cya kigeragezo ntikivaho ahubwo kirikuba kandi kiriyongera. Uyu mwanya rero nkubwire ko umukristo aca mu nzira nyinshi z'intambara. Nahoze nsoma kuva 13 umurongo wa 18 ariko reka mbere 17 haranditse ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabashisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nubwo yari inzira y'ubusamo, Imana ifite inzira z'ubusamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa, ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Barabyumvise? Nubwo hari inzira y'ubusamo, kandi akenshi izo nzira z'ubusamo ziri hafi yacu, hari n'abatubwira ko bazinyuzemo, kavuga ati ngiye mfite inzira y'ubusamo nanyuzemo, kavuga ati rwose ngiye nanyuze mu nzira y'ubusamo kandi ngerayo. Umva nkubwire, Yesu yabivuzeho ngo hari inzira ngo ntoya ifunganye n'abayinyuramo ni bake, ngo hakaba n'inzira nini abanyuramo ngo ni igihogeri. Bayinyuramo bishimye baguwe neza, ese nsubira inyuma nyigane. Nkubwire rero, irembo rifunganye tubisanga mu bice 7 muri Matayo 13:14. Yesu agaragaza ko irembo rifunganye ariyo nzira ijyana mu bugingo. Wakwibaza impamvu rero iyi nzira iruhije, ariko umva nkubwire, igituma Imana itunyuza aho hantu nuko muri kamere yacu y'umuntu dukunda ibyihuse. Inzira y'ubusamo rero nizo dukunda, usanga dushaka kugira ku bintu byinshi kandi vuba. Iki kintu kandi ubu turi mu kinyejana cy'umuvuduko, turi ahantu twihuta. Noneho usanga buri wese rero ari kwiruka ashaka gutera intambwe, ariko Imana yo ntabwo inzira zayo ari nk'izacu, ari nk'iz'abantu. Niyo mpamvu Abisiraheli bashaka kujya i Kanani bihuse, kuko hari inzira ya bugufi, ariko Imana ikareba ibyo bazahura nabyo muri iyo nzira igasanga nibyo bibi. Imana rero kubera ko ari urukundo, Imana utureberera imbere. Imana ireba imbere aho ujya, wowe ntuhazi. Wowe ureba ibikugose ukabona akayira k'ubusamo, abandi bakajya baguhamagara bakarimo. Dufite abantu baba bari muri ako kayira baduhamagara, abari na bene wacu. Hari igihe tuba twarasenganye nabo, akakubwira ati nanjye nakanyuzemo kandi nagezeyo. Noneho umuririmbyi rero yaravuze ngo
ibyo ngibyo byose banyuramo bagenda bishimye, ariko bakaza kuhabona umubabaro w'iteka. Bakubaza ngo urinde ubwoka kubera iki? Dufite abantu babazwa ibyo bibazo. Kuki biri ubwoka, gukiranuka? Ninde wabigutumye? Ninde wabigusabye? Bireke ibyo bintu, bireke. Noneho Satani akakubwira ati, Satani kandi ukuntu avuga azi ni umubeshyi, akora ibihenda abana. Najyaga mbona abatega imitego kera yo kwica utunyamaswa, tuba dusanga utunyamaswa twitunga dufite ukuntu twibeshaho. Abatega utunyamaswa rero batuzana ibyo kurya hafi, bagashyiramo imitego, aho dusanga tujya kwirwanaho. Twagera hano tugasanga ibyo kurya byagiye hafi, rwose biri hafi, nta muntu ukirimo, noneho n'uguhita ucakira. Ariko izo nyamaswa iyo ikozeho gato ibonamo umutego. Kankubwire, Satani nawe aratega, ni umutezi, aratega. Ikinyejana turimo kirihuta, abantu bakumva baratakaye. Arumva nkubwire, Imana igufiteho umugambi mwiza, aho imbere yawe unyura ni heza, nubwo hasa nk'ahatabona, ariko ukomeze ugende ntuhagarare. Imana igufashe ntiwicire inzira y'ubusamo, guha umugisha. Ukuboko nugumana naryo usagerayo.